cya COVID-19 ni intangiriro y'akaga isi yategereje mu myaka ibihumbi ishize nk'uko Bibiliya bivuga. Twabakoreye icyegeranyo byatangiye ari ubutumwa butangwa n'abavuga rikijyana biganjemo abaherwe bafite imitungo ifatika kurusha abandi ku isi, bavuga ibisa no guhanurira isi ko hari akaga kayitegereje. Bamwe babyumva nk'ibisanzwe, abandi bati ibyo ntibyashoboka ko isi yose yahura n'icyorezo cy'indwara ku buryo kwirinda byaba bimwe bikubahirizwa ku isi hose, nta gihugu na kimwe kigiye ku ruhande cyangwa umuturage runaka. Ibyari nk'inzozi byaje kuba impamo ubwo mu Bushinwa hadukaga icyorezo cyiswe COVID-19 gitangira mu mujyi wa Wuhan. Mu kanya nk'ako guhumbya cyatangiye gukwirakwira ndetse ntihagira umugabane n'umwe usigara, ubu kiravugwa hose uhereye mu mudugudu. Kuva ubwo uburyo bwo kwirinda ingaruka zacyo zirimo kwandura, ukaremba ndetse ukaba wanahatakariza ubuzima bwabaye bumwe kuri buri wese utuye umubumbe. Ni icyorezo cyandura ku muvuduko wihuse cyane kandi kigihinduranya byoroshye, ku buryo kukirinda byasabye ko ibihugu byubahiriza ingamba rusange nko kwambara agapfukamunwa mu ruhame n'ahandi hose hahurira abantu benshi. Gusa ubu buryo ntibwabaye igisubizo, kuko hahise yongeraho kuguma mu rugo, gufunga ibikorwa byose by'ubucuruzi, guhagarika ingendo, byose bifite igisobanuro cyo kurinda ikiremwa muntu guhura uko ariko kose. Izi ngamba zabaye nk'ijuru riguye kuri benshi batemeraga ko ubuzima nk'ubu bushoboka. Ariko babandi natangiye mvuga ko bavuga rikijyana barimo umugabo Bill Gates, umuherwe uri mu bambere ku isi mu buryo buziguye, ategeka ko ibihugu bigomba gutangira kwiga uburyo bwo gushaka urukingo rwo kurwanya ubwandu bwa COVID-19, bakazitoza abaturage bayoboye kuzikingiza ku bwinshi bashikamye kandi neza no kubahiriza amabwiriza rusange yo kwirinda. Ibi yabyise inzira rukumbi izafasha guhangana no gutsinda akaga k'icyorezo COVID-19. Ibyagereranijwe no kugira inama umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi WHO, World Health Organization. Nyuma uyoboye uyu muryango ariwe Bwana Tedros abigira ibye, atangira gutanga amabwiriza isi igomba kugenderaho. Kuva ubwo kwirinda no guhangana n'icyorezo bireka kwitirirwa undi wese, ahubwo ruba urugamba rw'isi muri rusange. Ntagiye muri byinshi kuri iki cyorezo cya COVID-19, ibyakurikiyeho namwe murabizi ndetse ubu muri kwibonera uko biri kugenda. Abahanga mu by'ubuvuzi barateranye bashaka inkingo, ndetse yewe byitwa ko banazibonye. Ibihugu bishyira imbaraga mu kuzishaka ngo bikingire abaturage babyo. Birumvikana ko ibihugu bikennye byiganje kuri uyu mugabane wacu wa Afurika byabaye ingorabahizi, kuko kubona izi nkingo ubwabyo ntibyoroshye, nubwo ibihugu bikize byakanguriwe kwita ku bidafite amikoro ahagije mu kubona inkingo byoroshye. Ku buryo icyorezo COVID-19 kirindwamo ku buryo budasanzwe kandi butari bumenyerewe ku isi simbigarukaho, kuko buri wese hari uko ari kubibona. Ikibazwa na benshi ni ubukana bwacyo, benshi badatinya gushidikanyaho bagereranije n'ubw'ibindi byorezo byabanje nka malariya, sida na Ebola n'ibindi byagaragaye ko bishobora kwandura vuba ndetse bigahitana imbaga nyamwinshi, gusa ntibitigise isi mu kubyirinda nka COVID-19. Uko bimeze byatumye hari abashidikanya ku buryo isi na za leta bakangukiye kurinda ubuzima bw'abaturage, babatera inkingo no kubahatira kuziteza ku rwego ruhanitse, ndetse bamwe batangira kurwanya uburyo bwo kwirinda bavuga ko ari inzira yo kubajyana kure y'imyemerere bamize kera binyuze muri Bibiliya, ibumbatiye amagambo bita ayahumetswe n'Imana. Byose bigakorwa hagamijwe kubayobora ikuzimu no kuba igikoresho cya Satani binyuze mu kimenyetso cy'inyamaswa ngo bari kubatera muri izo nkingo. Imyemerere nk'iyi yamaganirwa kure n'abategetsi ba za leta n'abandi bari ku ruhembe cyane mu nzego z'ubuzima. Bashimangira ko uburyo buri gukoreshwa ku isi bugamije kurinda rubanda icyorezo cya COVID-19, yewe ko nabo bagomba kugira uruhare mu kwirinda no kurinda bagenzi babo, byose bigamije kudatura isi mu rwobo. Mu gushimangira iyi mvugo y'abanyepolitiki, bahera ku mibare itangazwa buri munsi y'abandura COVID-19 n'abihitana yiyongera umunsi ku wundi, bityo ko ntawe ukwiye kurebera. Ibintu byaje gufata indi sura, aho za leta zanzuye ko
kudafata urukingo bikwambura uburenganzira kuri serivisi zose z'ubuzima, hiyongereyeho kuba watakaza amahirwe yo kugira uburenganzira bwo kubaho mu bwisanzure nko gutakaza akazi, kutemererwa kwinjira mu isoko, mu iduka, mu myidagaduro no kuguca mu nzira ziguhuza n'abantu burundu. Ibi byemezo byatumye bamwe mu baturage bataripfana muri za leta ku bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwabo birara mu mihanda basaba ko gufata urukingo rwa COVID-19 bitaba itegeko ahubwo uburenganzira bw'urushaka, kandi ko rutagenderwaho nk'icyangombwa gitanga uburenganzira bwo guhabwa serivisi z'ibanze mu buzima bwa munsi yose. Urugero rw'abagaragaje kutishimira imyanzuro nk'iyi ni nk'abaturage bo mu bihugu by'Ubufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'abagendera ku myemerere ya Bibiliya bo bahuje ibyemezo bya COVID-19 n'ijambo bayisomyemo dusanga mu Byahishuwe umutwe wa 13 umurongo wa 16 kugera ku wa 18. Riravuga riti: itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Tukiri kuri iyi ngingo, inyigisho zagarutse ku magambo mwumvise muri uwo murongo wo mu Byahishuwe zacengeje imyumvire mu bemera iyobokamana kuzahirahira akemera icyo kimenyetso azaba ahisemo inzira yo kujya mu muriro w'iteka ryose, Gehinomu nk'uko bamwe bawita. Kujya muri uwo muriro nabyo ntibihagije kuko abemera Imana bahamya ko mbere y'uko uwo muriro utwika bemeye umubare 666 bita uwa Sekibi, ngo isi zabanza ihure n'akaga gakomeye kabumbatiye umujinya w'Imana ugabanije mu byiciro 7 nk'uko biri mu Byahishuwe umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Naho haragira hati: kandi mbona ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika 7 bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri byo harimo umwijima w'Imana wuzurira. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abataburutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati: Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera? Amahanga yose azaza kwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo ba bamarayika 7 bafite bya byago 7, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima 4 giha abo bamarayika 7 inzabya ndwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza bya byago 7 by'abamarayika 7 byarangiriye. Uko Bibiliya bivuga byatumye imyumvire ya benshi yishyiramo bidasubirwaho ko byanze bikunze hari uburyo ikiswe Sekibi kizakoresha ububasha gifite mu isi kikigarurira roho za benshi banze kukizera, binyuze mu kubafatira mu ntege nke z'umubiri, ubuzwa ibyo ukeneye kugira ngo ukomeze kubaho, bityo ko bizatuma na roho zabo ziyatakarira. Ku bantu bemera Bibiliya bazi neza ko mu gitabo cy'Intangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 handitse ko Imana yaremye umuntu, isi, ibinyabuzima byose, isanzure n'ibirimo byose mu minsi 6,
ku munsi wa karindwi ikaruhuka. Icyakora abagendera kuri siyansi isobanura ko abantu twakomotse ku bwihindurize evolution. Ikinyabuzima runaka cyabayeho giturutse mu iturika rikomeye ryabayeho iryiswe Big Bang. Nyuma y'igihe runaka nacyo kiza guhinduka bitewe n'imihindagurikire y'ibihe yatumye habaho guhindura imiterere y'uturemangingo ndangasano tw'icyo kinyabuzima aribyo bita mutation. Iyi myumvire yose tumaze kuvugaho biragoye kuyihuza n'ibihe turimo ubu, ku buryo umuntu yakwanzura ko turi ku musozo w'imibereho ya muntu ku isi, ishyira ryayo no gutotezwa kw'abiyita abana b'Imana, cyangwa ko ari igihe Imana yiteguye gutwara abayo, cyangwa se kibi ari mu mugambi we ukomeye wo kugira abo yigarurira. Gusa twifashishije Bibiliya nayo nemera ko iyobora imitekerereze y'abatari bake. Muri Matayo umutwe 24 umurongo wa 4 kugeza ku wa 14 haravuga hati: Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka abayobye benshi. Maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Uko biri kose ubuzima tumenyereye imyaka myinshi ishize kugeza ubu ni uko umuntu avuka, agakura, agasaza, akagera ku iherezo rye, gupfa. Ibirenze kuri ibi ni urugendo rwa buri wese nuko isi yabashije kumwishurira. Komeza ubane na TSG Online TV ku bijyanye n'ubumenyi. Nizeye ko ntacyo muzatuburana.